Guca bugufi bituma mu rugo haba ubwumvikane, guca bugufi bituma icyubahiro cyawe kiyongera, guca bugufi ntago ari ukwiyaka icyubahiro nkuko bamwe mu bitekereza, oya ntago ari ukwiyaka icyubahiro, ahubwo guca bugufi ni ugutuma cya cyubahiro cyawe kiyongera. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana yera, Imana yo kwizerwa, ndagushimye ko unyemereye kugaruka kuri Aline 250 TV ndi muzima. Ndagushimye ko abankurikiye ari bazima, ariko nubwo ari bazima bafite ibyifuzo bitandukanye. Ndagusabye ngo bisubize kuri Imana ishoboye byose, ubagirire neza. Uyu mwanya ubane natwe muri iki kiganiro, kitubera icyumugisha, abacyumva kigira icyo kibasigira. Urakoze, ushimye kubyumvisha, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndabashuje inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, mwebwe mudasiba kunkurikirana. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro igikomeza kubaha umugisha. Ndabashimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe ndetse n'abakoze ibishoboka kugira ngo ibiganiro byanjye bigere ku bandi. No kuri Imana y'amahoro ibaha umugisha. Abari mu burasirazuba ndabasuhuje, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengerazuba, mwese amahoro y'Imana bane namwe. Abari mu mujyi wa Kigali muragahorana Imana, abari muri Afrika, abari mu bihugu bya kure, aho hose Imana ibaha umugisha, ibarinde, ibagirire neza. Uyu munsi rero nk'uko ibiganiro byacu bigaruka ku muryango, ndagira ngo tuganire ku ijambo ryitwa guca bugufi. Guca bugufi ni ibintu nawe usanzwe uzi, ariko ibyo bintu kenshi kubishyira mu bikorwa biratunanira. Rero uyu munsi ndagira ngo nongere nkwibutse ibyiza byo guca bugufi. Ndagira ngo uyu munsi nongere nkwibutse ibyiza byo kutishyira hejuru ngo wikakaze, ngo wumve kuri umuntu urenze, ngo wumve kuri umuntu uri hayi, ngo wumve yuko nyine utaca bugufi ngo byemere, oya. Ahubwo ndagira ngo nkubwire ibyiza byo guca bugufi, ndetse nkwibutse yuko uri we wese ufite impamvu nyinshi zatuma uca bugufi. Rero ibiganiro byacu nakagaruka, ibiganiro byacu biganira ku muryango nakagaruka, none munyemerere tuganire. Ubundi guca bugufi ni igihe umuntu agaragara nk'uwakagize impamvu nyinshi zatuma agaragara nk'umunyacyubahiro, ariko bikaba akirengagiza ko ari umunyacyubahiro, akirengagiza ko afite titiri ikomeye, akavuga ati njyewe nce bugufi. Guca bugufi ntago ari ugusuzugurwa, abantu barabyitiranya. Guca bugufi ntago ari ukwisuzuguza. Guca bugufi ntago ari ibikwambura icyubahiro cyawe. Guca bugufi ntago ari ibikwambura amapeti yawe. Guca bugufi ntibikwambura titire yawe. Guca bugufi ntago bikwambura icyubahiro cyawe ugombwa, ahubwo guca bugufi ni uburyo bwiza bwo kugira ngo ubashe gusabana n'abantu bose mu ngeri zose, mu buryo bwose, utitaye ku cyo uri cyo, cyangwa utitaye ku uri we, cyangwa utitaye ku cyubahiro cyawe. Rero hari ukuntu muri iyi minsi umuntu Imana imugirira neza, cyangwa se Imana imublessinga, ikamuteza intambwe, ikagira aho imukura, ikamugira aho imugeza. Ejo bundi wenda akaba yari umuntu uri hasi, yari umuntu nyine upfundikanya, yari umuntu udafite ubuzima twavuga bufashe, cyangwa se udafite imikorere ifatika, cyangwa udafite akazi gafatika, nyine apfundikanya ubuzima tu areba yuko bwakwira bugacya n'ibyo. Ariko ejo Imana ikamugirira neza, ukabona hari ukuntu bihindutse, ukabona hari ukuntu bigenze, akaba yabona akazi keza, ese muri bizinesi y'Imana ikaba yamwagura, ese mu bikorwa byiwe Imana ikaba yamushyigikira, cyangwa ibintu akora abantu bakamukunda, akamenyekana, akamamara, akaba umusitari, akava mu rwego rumwe akajya mu rundi kabisa. Ukabona ibintu biremeye, yakora akabona biri kwemera, akabona atangiye kugira udufaranga, akabona konte ye itangiye gukora, akabona atangiye kugira inshuti ziri hayi, akabona atangiye kugira abantu bamugana bari mu cyiciro cyo hejuru.
nyuma y'ibyo ngibyo agatangira nyine kumva yuko nawe ari umuntu ukomeye, kandi koko hari igihe aba amaze kugera kuri level twavuga ko ari umuntu ukomeye. Yamara kugera kuri iyo level nubwo aba yigezeho, hari aho abavuye, hari abantu babanaga, hari umuryango yavutsemo, hari inshuti, hari abavandimwe bakuranye, hari ababyeyi bamureze, hari ba nyina wabo, hari ba se wabo, hari ba anko, hari ba sogokuru, hari inshuti, hari urungano rwe yari arimo. Mbega muri bwa buzima yahozemo yari afite nyine sosiyete abayemo, yari afite inshuti z'akadasohoka, abwira imipango ye, abwira imishinga ye, abwira ati Imana ingiriye neza, nabigenza uku nabigenza uko. Ariko nyuma y'igihe runaka yamara kubona ibintu byemeye, yamara kubona hari ahageze, ba bantu akahita abona yuko ntacyo bari cyo mu buzima bwe, akahita abona yuko nta mpamvu yo kuba yaganira nabo, akabona nta mpamvu yo kwicarana nabo, akabona gusangira nabo biramusebeje, akabona mbega ibintu bigahinduka, kumva ari hayi. Wanamuhamagara kuri telefone akavuga nk'uyu sarambaza iki, nk'uyu arashaka kunsaba, nk'ubu uyu nguyu yagiye kumbwira ko afite ikibazo. Ukirengagiza ko nawe hari igihe wahamagaraga abandi ushaka kubaka 5, ushaka kubaka senkani, ushaka kubaka 100, ubabwira ati byanshanze, nimba hari desi undusha wabumpaye. Ibyo byose akabyirengagiza, yabona umuntu amuhamagaye umwe babanye hahandi, akavuga ati ubu uyu nta kindi agiye kumbwira, agiye kunyaka amafaranga, uyu nta kindi agiye kumbwira. Ugasanga nyine wabaye umuntu uri hayi, wabaye umuntu udashaka kuba yaca bugufi ngo yongere aze aganire na famiye, aganire n'urungano, bamubaze batese kuba ahantu ugeze urumva bimeze bite, kuba indoto zawe warazigezeho, kuba umusitari se wumva bimeze bite. Mbega bakuganirize, bakubone nka wa wundi bajyaga babona bitaremera. Ariko ugasanga ni ikibazo, ugasanga n'ababyeyi kugira ngo bakubone nabo ubwabo barakubyaye ni ikibazo, ugasanga ntukibikoza. Nshuti yanjye, guca bugufi ntabwo ari ukwiyaka icyubahiro cyawe, ahubwo guca bugufi burya binatuma icyubahiro cyawe kiyongera. Kuko burya akenshi uzarebe umuntu uca bugufi arubahwa cyane, umuntu uca bugufi agira inshuti z'ingeri zose, umuntu uca bugufi agira inshuti zaba ari zikomeye, zaba ari zoroheje, yaba ari abakecuru, yaba ari abasaza, yaba ari abagabo, yaba ari abagore, yaba ari urubyiruko. Umuntu ukunda guca bugufi, umuntu ugerageza kwisanisha n'abandi atitaye icyo ari cyo, akenshi usanga uwo muntu ari umunyamugisha. Ikindi guca bugufi nshaka kukubwira, hari ukuntu umuntu aba ari wa muntu utavugirwamo. Nimba avuze ati iki kigomba kuba uku, ibi bigomba kugenda uku, nge ibi ndabishaka uku nguku, umva icyo wakora cyose niyo yaba ari mu mafuti, umva ntakubwira ati okay nabyemeye, ibi ngibi nari navuze ntago ari byo. Oya, ugasanga ni wa muntu udaca bugufi, ni wa muntu utagonda. Nimba ari n'amafuti ye arayadefanda mpaka, nimba ari n'ibitagenda neza arakubwira ati ngewe nta kibazo. Ukaba ubibona nawe ubwe, hari igihe abibona yuko ibyo arimo ari amafuta, ariko kuko ari wa muntu udaca bugufi, kuko ari wa muntu mbega uhora atekereza ati nimba nge navuze iki nuko nyine, nimba nge nanzuye ko bigomba kugenda gutya nuko nyine. Ugasanga ni wa muntu utagonda, ugasanga ni wa muntu utakura ku ijambo. Ibyo bintu rero akenshi nubwo usanga umuntu arenzaho agaceceka, ariko ubikorera biramubabaza cyane. Nk'abagabo hari abagabo batajya bakurwa ku ijambo. Nimba afite umugore baganira, yamubwira ati rero sheri, ndashaka yuko wenda dukora iki, ndashaka ko tubigenza uko. Umugore yamubwira ati nyamara ibi bintu ugiye kujyamo, ibi ngibi ntago ari sawa, imbogamizi ngizi. Ariko kuko umugabo yavuze ati biragenda uko, umva nashaka hombe, nashaka amafaranga yangirike, nashaka agira iki, ibyo yahisemo nibyo nyine. Umugore ntacyo afite yarenzaho. Mbega no kubimubwira ntago abimubwira mugisha inama, oya,
ahubwo abimubwira amumenyesha, akamubwira ati rero ngiye kugura. Yamubwira ati se hariya hantu ko kubaka bitemewe, hariya hantu se ko kandi yaho hazakorerwa ibingibi, waguze hariya no kubaka byakwemera? Ati oya, njye nimba navuze ngo ndagura hariya ndahagura. Ugasanga ufite umugabo ntagira guca bugufi, yaba yakoze ikosa ntiyakubwira ngo mbabarira, cyangwa se akubwira ati sorry, cyangwa se akubwira ati ntibizongera, reka reka. Ugasanga ni wa muntu nyine icyo avuze ni icyo ngicyo. Hari igihe ugira umugore udaca bugufi, akaba ari wa mugore nimba yakoze ikosa umubwira ati se mugore mwiza, kureba ibintu koko wabyangije, nta nubwo waca bugufi, nta nubwo wavuga ngo mbabarira, nta nubwo wavuga ngo ntibizongera, nta nubwo wavuga ngo ihangane. Akakureba gusa akakwihorera, agakukuba na zeru, cyangwa se akavuga ati njyewe ibi niko nari nabishatse. Rero nshuti yanjye, guca bugufi ni ibintu byiza. Guca bugufi bituma mu rugo haba ubwumvikane, guca bugufi bituma icyubahiro cyawe cyiyongera. Guca bugufi ntago ari ukwiyaka icyubahiro nk'uko bamwe mu bitekereza, oya, ntago ari ukwiyaka icyubahiro, ahubwo guca bugufi ni ugutuma cya cyubahiro cyawe cyiyongera. Ugasanga umuntu ni umusore afite umukobwa w'inshuti ye, cyangwa ugasanga umuntu ni umukobwa afite umusore w'inshuti ye, ariko ugasanga uwo musore ni wa muntu ukubwira ati tubigenze gutya. Umva uko yabikubwiye, ntuba ufite icyo warenzaho, ntuba ufite icyo wabikoraho, wamubwira ati se twabigenjeje gutya. Oya, ugasanga ni intagondwa. Nimba yakubwiye ati duca naha nyine, nta handi ho gukatira ntaho. Nimba yakubwiye ati ibintu tubikore gutya, nuko nyine, nuko. Niyo byaba ari amafuti, niyo byaba ari ibintu bidaciye mu mucyo, niyo byaba ari ibintu rwose ubona yuko biri muri risike, ariko wamubwira uti ibi bintu uri gukora sibyo, ibi bintu tubikore gutya, ibi bintu tubigenze gutya. Akakwereka yuko we ibyo arimo ari bwo buryo bwe. Ntabe yaca bugufi, ntabe yakumva, ntabe yakwigonda, reka, cyangwa se yajya guca no bugufi nawe abona yuko ibyo yakoze ari amakosa, akavuga ati nimubwira ngo mbabarira aransuzugura, nimubwira ati biriya bintu ntago byari byo, arambona yuko nta bwenge ngira, nimubwira ati ibintu bimeze gutya na gutya, nkemera yuko nakosheje, icyubahiro cyanjye ndaba nyitakaje. Ugahera mu gutekereza ibyo ngibyo. Ariko nshuti yanjye, guca bugufi ntacyo wabinganya nacyo, guca bugufi ntacyo wabihuza nacyo. Guca bugufi bituma usabana, bituma ugira inshuti. Ugasanga uri umugabo, urataha abana bakahita bajya kuryama, urataha abana bavugaga bakaba baracecetse, ukagira ngo habaye nk'ikiriyo. Kuba uri umugabo mu rugo ntibivuze ngo abana bagutinye, kuba uri umugabo mu rugo ntibivuze ngo nutaha umugore abwira abana ati saratashye nimuceceke. Oya, ca bugufi, sanishe nabo, n'abana bawe warababyaye, n'umugore wawe, nimwishime, nimuseke, ibitagenda neza nimubishyire ku murongo. Aho wakosheje, aho ibintu nyine ubona yuko nawe koko bitari byo, ca bugufi nshuti yanjye, ca bugufi, ca bugufi, ca bugufi pe, ca bugufi. Ntago guca bugufi ari ugutakaza icyubahiro cyawe, ntago guca bugufi ari ugutakaza agaciro kawe. Ca bugufi, usabane n'umuryango wawe, usabane n'abagabo bagenzi bawe, usabane n'abagore bagenzi bawe, uce bugufi. Ndagushimiye wowe wakomeje gukurikirana Aline 250 TV kugeza aka kanya. Ndagusaba ngo nimba utarakora subscribe uyikore, kugira ngo n'ubutaha ibiganiro byacu nakagaruka uzabashe kubikurikirana. Kandi iki kiganiro nimba wumva hari inyunganizi cyangwa se ukundi kuntu byumva, comment zawe zirakenewe. Imana ikomeze ibagirire neza, ndetse niwumva iki kiganiro ari cyiza kuri wowe, hari n'abandi cyabera cyiza, ukibasharinge nabo babashe kumva ibyiza byo guca bugufi. Imana y'amahoro nibagirire neza. Reka dushima Imana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye. Ni wowe wenyine wadushoboza guca bugufi, kuko muri kamere ya muntu habamo ubwibone no kwishyira hejuru. Dushoboze rero, utwambika imbaraga, uduha ubuzima buzima, ushyigikire intambwe z'ibirenge byacu, kandi ushyigikire ibikorwa by'amaboko yacu. Utugirire neza, uduha amahoro, tugwize mu rukundo.
buri wese uhaze kwifuza kwe. Urakoze mubyeyi, turindira igihugu, turinde twese tuba amahoro, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.